Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udukurikirana aho uherereye hose, waba udukurikira uri mu Rwanda cyangwa se udukurikira uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo Tamasimbi reka tuguhe ikaze muri aya makuru. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ni mu karere ka Gicumbi, rero mu murenge wa Byumba. Ni inkuru ibabaje rero y'umugitifu wo mu kagari ka Ngondo rero waje kuba yataba imva bari bagiye gushyinguramo. Mu by'ukuri uyu gitifu uyobora kano kagari ka Ngondore ajya gusiba iyi mva bari bamaze gucukura bagiye gushyinguramo umuntu, byaje gutungurana, byatunguye abantu benshi rero hano muri kano kagari ka Ngondore, by'umwihariko muri uyu murenge wa Byumba nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu by'ukuri abantu bagiye batanga ibitekerezo cyane abari baje rero gushyingura aha hantu bagiye batanga ibitekerezo, mu by'ukuri bibaza ikintu cyatumye gitifu ajya gusiba iyi mva bari bagiye gushyinguramo. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire mu zindi muzingo zo gusobanukirwa ese mu by'ukuri nyuma y'uko gitifu asibye iyi mva haba haje kuba hakurikiraho iki, se yaba yaje gutabwa muri yombi cyangwa se ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi by'umwihariko mu murenge wa Byumba ibi byaje kuba byaberamo bo baratangaza iki kuri uyu gitifu. Bivugwa n'abaturage ko yigeze ruhagwa akaba yarasibye cyangwa se yasibye imva bari bagiye gushyinguramo, dore ko ngo bamaze gucukura iyi mva bagiye kuzana umurambo rero kugira ngo babe bawushyingura. Muri iyi mva rero bahageze baza gukubitwa n'inkuba ubwo basangaga gitifu yasibishije iyi mva cyangwa se yashatse abantu bo gusiba iyi mva. Nibyo rero tuje kugira ngo tukuvire muzi ni muzingo. Mu by'ukuri abantu muri iyi minsi basa naho rwose mu by'ukuri basa naho badafite imitima ya kimuntu. Mu by'ukuri ibi bifatwa nk'aho ari ubushinyaguzi, kuba wafata imva bagiye gushyinguramo umuntu warangiza ukayisiba. Urumva nyine ni ikintu kibabaje, abaturage bari baje gushyingura mu by'ukuri bari bumiwe, ndetse bagerageje kuba baganira n'itangazamakuru bagira icyo batangaza. Rero aribyo tugiye kuza rero kukuvira imuzi n'imuzingo kugira ngo uze gusobanukirwa neza. Mu by'ukuri hari bamwe mu bayobozi usanga batitaye ku baturage nk'uyu gitifu wo muri kano kagari ka Ngondore muri uyu murenge wa Byumba. Nawe akaba rero yaje kugira icyo atangaza, byose turaje kugira ngo tubikuvire muzi n'imuzingo. Nyaboneka rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tubanze tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagire gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona mu ba mbere, amakuru yacu ujye akurikirana 5 kuri 5. Turagusaba gukora share byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba duteye inkuru ikomeye cyane. Kandi ikindi ukore like ugena muri comment utange igitekerezo cyawe nawe uvuge uko byumva. Mu by'ukuri iyi nkuru y'incamugongo, inkuru yaje gushengura imitima ya benshi cyane, abari baje gushyingura uyu mukecuru rero byavuga ko yitabye Imana. Bakajya gucukura rero mu irimbi bari basanzwe bashyinguramo, bamara gucukura bagiye kuzana umurambo, bikarangira rero gitifu ashatse abasangwa butaka abaza gusiba rero iyo mva. Abari baje gushyingura bahageze rero baza gutungurwa nuko basanze iyi mva yamaze gusibwa n'uyu gitifu wa kano karere, gitifu wa kano kagari rero ka Ngondore. Nk'uko rero byagiye bigaruka ko byatangiye ngo uyu mukecuru arwaye rero ngo aza kugira igihe yitaba Imana, kubera ko ngo bari basanzwe rero abaturage batuye muri kano kagari ka Ngondore bari basanzwe bafite irimbi rero rikaba ari irimbi rusange bari basanzwe bashyinguramo. Buri wese wagize ibyago akaba ariho yajyaga gushyingura uwe. Uyu gitifu rero bikaba bivugwa ko rero ngo nyuma y'uko iyi mva icukuwe, uyu mukecuru rero ngo yari yitabye Imana, rero ngo bajya gucukura imva. Bagezeyo rero barayicukura rero ngo igipfuba, ngo bamwe bagiye kujya kuzana umurambo, birumvikana
ngo bagiye kuzana umurambo rero gitifu nawe akihagera asanga bamaze gucukura iyi mva ahita atumizaho abasangwabutaka, dore ko aka gace ari kamwe mu gace gatuwemo n'abasigajwe inyuma n'amateka. Nibwo rero ngo ikintu cyakurikiyeho rero yahise ajya gushaka abasangwabutaka, baraza rero ngo baraza bahita basiba iyi mva. Mu by'ukuri abantu bari baje gushyingura bakimara kuhagera, baje gushyingura umuntu wabo, bakihagera baje gutungurwa mu by'ukuri na nyir'uyu mukecuru cyangwa se umugabo w'uyu mukecuru wari witabye Imana, nawe yaje kugira icyo atangaza, aho yatangaje ko ibi bintu byafatwa nk'agashinyaguro, mu by'ukuri ngo byamusubije inyuma mu bitekerezo, dore ko ngo yari yigiriye ibyago, na gitifu wa kano kagari rero akagira ku musonga akongeramo, urumva nyine ni ibintu byababaje umuryango w'uyu musaza. Ibi rero bikaba byarabaye ngo ubwo bari bagiye gushyingura rero bakahagera, gitifu ngo basanze yagiye ntawe uhari, ndetse ngo baza kugira ikibazo cyo kuba bari kongera kuba bataburura iyi mva ngo babe bashyinguramo umuntu wabo. Ikintu ngo cyahise gikorwa rero ngo bakaba barahise bacukura indi mva ku ruhande, abariho rero bashyingura uyu muntu wabo cyangwa se uyu mukecuru wari witabye Imana. Twababaje rero ikintu cyatumye bacukura indi mva bagashyinguramo uyu mukecuru, ntibashyingure muri iyi mva bari bacukuye ikaza gusibwa. Bamwe rero mu baturage bakaba baratangaje ko ngo batari gupfa kongera kuba bacukura iyi mva, kubera ko ngo ntabwo bari gutekereza, ngo ntabwo bari bazi ikintu uyu gitifu yabikoreye, kandi ngo ntabwo bari bazi ikintu yaba yatabye muri iyi mva, ngo niyo mpamvu rero bayiretse bifashisha indi mva ku ruhande bacukuye, aba ariyo rero baza gushyinguramo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu byababaje abari aho ngaho, dore ko umurambo wahagejejwe, umurambo ntabwo ukwiye kugezwa mu irimbi ngo ube wamaramo hafi amasaha 2, ariko uyu mukecuru ngo baramuhagejeje rero ahamara hafi amasaha 2 atarashyingurwa. Barimo rero bategereje ko imva yindi bari barimo baracukura iza kurangira kugira ngo babone kuba bamushyingura. Bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Ngondore bakaba baratangaje ko mu by'ukuri ibi bintu byabababaje, ndetse bakanasaba ubuyobozi kuba babaza gitifu wa kano kagari icyabimuteye, ndetse mu by'ukuri bakaba banamusabira kuba yakurikiranwa, kuko ibi bintu yakoze ni agashinyaguro cyangwa se ni ugushinyagurira uyu muryango wari wagize ibyago ndetse n'uyu wari witabye Imana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Byumba nabwo bwatangaje ko ngo impamvu uyu gitifu ngo yaje kuba yasibisha iyi mva, ibi rero ni ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Byumba, ngo ubwo bwumvaga iyi nkuru bwahise bwihutira guhamagara gitifu w'akagari rero ngo aza kubasobanurira ko impamvu yagiye gusibisha iyi mva ngo ari uko iririmbi ryahagaritswe, ngo ryarahagaritswe rero ngo ntabwo rikwiye gushyingurwamo, ariko abaturage nabo bakavuga bati se mu by'ukuri niba ryarahagaritswe kuki abandi bantu bashyinguramo, ngo ko hari hamaze iminsi 2 hashyinguwemo undi muntu, ngo kubera iki bo bari gutuma badashyinguramo, ariko n'ubundi nyine abaturage bakaba bagiye batangaza ko aya ari nk'amatakirango y'uyu gitifu wa kano kagari ka Ngondore muri uyu murenge wa Byumba, yaje kuba yakoresha nta kindi cyangwa se nta bundi busobanuro yari kuba yatanga kuri aya mahano yaje kuba yakora. Bamwe rero mu baturage batuye muri kano kagari ka Ngondore bakaba batangaje ko uyu gitifu asanzwe atababaniye neza, dore ko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye usanga mu by'ukuri agenda abarenganya. Akaba ari amwe rero mu makuru yaje gutangwa na bamwe mu baturage basanzwe batuye hano muri aka kagari ka Ngondore muri uyu murenge wa Byumba muri kano karere ka Gicumbi. Nguko nga rero update z'aya makuru twari tuje kugira ngo tubagezeho y'uyu mukecuru wari witabye Imana rero bagiye kumushyingura bagacukura imva gitifu yarangiza akayisibisha. Ari ibintu rero byakomeje kugenda bishingura imitima ya benshi. Twari tuje kugira ngo tugezeho update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere rero banye natwe
reka tugusabe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubone mu bambere amakuru yacu ujya kurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage y'amakuru unayasangize inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi no muri comment utanga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime. Ibi nabyo bine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twigeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.